Kubaka urugo ni kimwe mu bintu bisaba kwigengesera ndetse no kwitunda cyane. Uyu munsi abagabo ngiye kubabwira amabanga 10 udakwiye kubwira umugore wawe, ntuzakinishe kuyabwira umugore wawe nubwo bamwizera bingana gute cyangwa si nubwo bugira ngo nyine akwizere bingana gute. Ikintu cya mbere gikomeye cyane, buri mugabo wese aba agomba kugira ibanga cyangwa se aba agomba guceceka akakigumana umutima wiwe. Nyamuneka ntuzakore ikosa ryo kubwira umugore wawe kano kantu ngiye kubwira, kugenda ukamubwira amafaranga wasesaguye cyangwa se amafaranga wakoresheje nyine y'umurengera, ariko nyine mu buryo bwagutunguye cyangwa se mu buryo utari wateganyije. Nta kintu bimufasha na gatoya, kubera yuko bituma agutakariza icyizere. Icya mbere, atangira gutekereza yuko nyine ejo n'ejo bundi bizafata urundi rwego cyangwa se bizafata indi ntera. Aka ni agakosa abagabo benshi bakunze gukora, cyangwa se abenshi rwose ntabwo bakunze kugahereza agaciro. Ukajya mu kabari ukanywa amafaranga menshi, urabizi neza yuko mu rugo hari ibibazo byinshi, warangiza ukaza nyuma ukamubwira ngo ibintu nakoze nijoro noneho ntabwo bibaho, nanywereye amafaranga menshi cyangwa se wenda bayanyibye. Nyamuneka niba uzi neza yuko ujya kugenda utabanje kumuganiza ngo umugishe inama, kuza kubimubwira nta kintu bifasha, ahubwo ikintu bikora bituma gutakariza icyizere, agatangira gutekereza tusi ubu ngubu nta bindi yakoze ku ruhande cyangwa se nta bindi ejo n'ejo bundi azakora. So niba uzi neza yuko uri umugabo, ukaba uzi neza yuko ushaka yuko umugore wawe azajya akomeza kwizera cyangwa se azajya akomeza kukugirira icyizere, gerageza kano kantu uzajya ugahisha ugaceceke. Niba watemberanye n'inshuti yawe yego wayanywereye, ariko kubibwira umugore wawe biraza kuba byamufasha iki cyangwa se biramumarira iki? Ingaruka zizakubaho igihe cyose rino banga waribwiye umugore wawe, cyangwa se igihe wakoze amakosa ukarishurira umudamu wawe. Aka kantu kumva neza cyane, bizatuma mutangira kugenda muvangura umutungo aho kugira ngo muvange umutungo. Ati kubera iki? Usanga akenshi amafaranga yawe azajya barayawe yawe nyine. Nuramuka ugize ikibazo gitunguranye ukamubaza uti se wenda ufite udufaranga wizigamye ku ruhande, azakubwira yuko nayo afite, kubera yuko arabizi neza yuko nyine amafaranga yawe menshi y'umurengera urayasesagura mu buryo butunguranye. Aka kantu rwose nyamuneka niba uri umugabo, nuramuka nyine ugahishuriye umugore wawe, azatangira kugenda nyine busa nabyita gutera, ubanze nabyita nk'ubuturi. Uzatangira kumwigisha ingeso mbi zo gutangira kugira ibiki, kuguhisha cyangwa se nazajya kubwiza ukuri. Aka kantu rwose uzajya ugatekerezaho. Akandi kantu kazakubaho, bizatuma atangira gutekereza yuko ntabwo wifuza iterambere, ntabwo ushaka iterambere nk'abandi bagabo. Mwibutsa neza ko niba uri umugabo, kujya mu kabari ugafata amafaranga ukagurira inshuti zawe nyine mukishima, ntabwo bagushima. Igihe cyose uzi neza yuko mu rugo rwawe harimo ikibazo nyine cy'amafaranga, ubukene cyangwa se ibindi bibazo byinshi nyine bigiye bitandukanye, ugafata amafaranga ukagenda ukagurira inshuti zawe, buriya inshuti zawe ziba zikuzi neza nubwo zitabikubwira, ariko buriya abantu benshi babazi ibibazo biri mu ngo zacu. Rero nuramuka ugiye ugafata amafaranga ukajya ugura abantu nyine, ntabwo bagushima, niko kuri guhari. Akenshi abantu ugurira abantu mwirirwa museka nibo baguseka, nibo bagusuzugura nyuma yuko mumaze gutandukana. Nabizi wenda hanga ntabwo uriho urabyumva neza, ariko utekereza ku ruhande rwawe. Ese wenda umuntu w'umukene ufite amafaranga make, nyine wa muntu witwa umukene, iyo agize amahirwe akabona amafaranga menshi, yarangiza akajya mu kabari akagenda agura buri muntu wese nyine kugira ngo bishimane, cyangwa se kugira ngo nyine wenda nyine kugira ngo batangire babe inshuti neza, ese wa muntu musigara mumushima cyangwa musigara mumugaya? Rero nawe nuko nkuko bizakugendekera igihe wafashe amafaranga ukagenda ukayasesagura, kandi uzi neza yuko mu rugo rwawe harimo ikibazo runaka. Mbere yuko ujya gusesagura amafaranga, inama nakugira, banza ukemure ibibazo byose ufite. Niba utarishyura mituweli nyine muri make, niba ufite abana bafite ibibazo, niba utarishyura ishuri, banza ubikemure. Ubone nushaka rwose ugende unywe nta kintu bitwaye, cyangwa se nyine ugende nyine wisanzure, cyangwa se ugane n'abandi bagabo. Ariko igihe cyose ugiye mu kabari, mu rugo rwawe harimo ikibazo, ndakubwiza ukuri, nawe uzayanywera, ariko uzataha mu gitondo wigaye, cyangwa se wumve uko nyine wakoze igikorwa kitari cyiza. Ikintu cya kabiri gikomeye cyane, uba ugomba guhisha umugore wawe iki ngiki, uzakira kiri mu mutima, kubera yuko kukimubwira nta kintu gitoya bizamufasha, cyangwa se nta kintu bizamumarira. Azakumva ikintu kizakubaho, azagutakariza icyizere gusa. Ntugakore ikosa ryo kubwira umugore wawe aba egisi bawe, cyangwa se abantu mwaryama nyine igihe wari ukiri umusore, cyangwa se utarashaka umugore. Aya makosa abantu benshi bakunze kuyakora. Igihe cyose ufashe umugore wawe, cyangwa se wenda ukaba uri umugore, ugafata umugabo wawe ukamuganiriza ngo naryamanye na kanaka, naryamanye na kanaka, ikintu kizakubaho ejo ni wibeshya gatoya, wa muntu nyine akaguhamagara kuri telefone, cyangwa se ukamukumbura ugashaka kumuvugisha. Akenshi rwose nubwo nta kintu cyaba kiri hagati yanyu, naramuka abimenye azahita agutakariza icyizere. Nyine wowe uzabimuganiza wumva yuko ari ibintu bisanzwe akwikirize, ariko atangira kugenda gucekinga, agatangira kugenda
kugenda agukontorora. Rero ntabwo ari byiza kugenda umuganiza nyine ngo kanaka twakoze bino nyamuneka ibyo ngibyo ni amakosa akomeye cyane. Iryo ni nibanga nyine riba rigomba kuguma mu mutima wawe, kubera yuko uwo muntu igihe mwabikoraga yakugiriye icyizere, ariko icyizere yakugiriye uri kumushyira hanze. Ikintu cya kabiri gikomeye cyane uba ugomba kugira ibanga cyangwa se uba ugomba kugumana mu mutima wawe, aka kantu kumviriza cyane ko ngiye kubwira cyangwa se kano kantu ngiye kuvuga uzajya uhora ugatekerezaho umunsi ku munsi. Ntukabwire umugore wawe ibibazo biri muri famiye yawe cyangwa se ibibazo biri mu muryango wawe, ibibazo famiye yawe nyine ikunda kugira cyane. Ntukabiganirize cyane umugore wawe cyangwa se umuntu wita umufasha wawe. Iri ni ikosa rikomeye cyane, gufata nyine amabanga y'umuryango cyangwa se amabanga ya famiye yawe ukayaganiriza umugore wawe, bituma atangira kugusuzugura. Icyo nicyo cya mbere. Ese wigeze wenda wumva nk'umugore avuga ati nicuza impamvu nabanye nawe cyangwa se nicuza impamvu nashatse muri uyu muryango? Aka kantu ukumva neza cyane. Abantu benshi cyane cyane abagore cyangwa se abantu b'abamama bakunze kuvuga bati nicuza impamvu nashatse muri famiye yawe. Impamvu nta yindi rero iba yarabiteye. Umugore wawe uba waramwizeye ukazajya umuganiriza ibintu byinshi ariko byerekeranye na famiye yawe, bigatuma atangira kubasuzugura cyangwa se bigatuma atangira kugenda abaca amazi. Ibibazo biri muri famiye yawe rwose ntabwo ari byiza kubiganiriza umugore wawe. Ikintu cya kane gikomeye cyane uba ugomba kugira ibanga niba uri umugabo, ariko iki ngiki akenshi kireba abasore cyangwa se kirareba abantu batarubaka ingo. Kubwira umukobwa amafaranga winjiza cyangwa se amafaranga ukorera, uburyo ubonamwo amafaranga, ntabwo ari byiza na gatoya. Igihe cyose mutari mwagira urukundo ruhamye cyangwa se urukundo ruriseriye, rwa rukundo rufite gahunda. Impamvu rero zikomeye cyane atari byiza kubwira umukunzi wawe amafaranga winjiza. Icya mbere, bituma utabona urukundo rwa nyarwo. Iyo ari amafaranga menshi usanga gukundiye amafaranga, iyo ari make kandi bishobora gutuma kwanga cyangwa se bigatuma mutandukana. Buriya akenshi iyo umukobwa muteretana aba afite abantu benshi bamutereta, rero akenshi nyine atangira kugenda abara imitungo yanyu bitewe n'uburyo mwamwizeye cyangwa se bitewe n'uburyo nyine mwakomeje kugenda mu mwisanzuro, mukamubwira amafaranga mukora cyangwa se mukamubwira uburyo mubayeho mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Kubwira umukobwa mukundana amafaranga winjiza mistake ikomeye cyane. Niyo yabikubaza ntuzabimubwire cyangwa se nyine muri makeya ntuzamwereke ukuri, ariko ikintu gishobora gutuma nanabikubaza biterwa n'uburyo umwisanzuro cyangwa se bigaterwa na liberite umuhereza mu buzima bwawe. Ikintu cya gatanu gikomeye cyane, buri mugore wese aba agomba kugira ibanga cyangwa se aba agomba kugumana mu mutima wiwe. Ntukabwire umugore wawe imbogamizi wahuye nazo nyuma y'uko umaze kubaka urugo. Iyo nza kubimenya ko kubaka urugo ari uko biba bimeze, ntabwo rwose nari gushaka umugore. Imana yongeye kongera umusore, ntabwo nazongera gushaka umugore bibaho. Aya ni amakosa akomeye cyane abagabo benshi bakunze gukora. Nubwo waba umuganiza cyangwa se nubwo mwamutera turi bisanzwe, ntabwo ari byiza kubibwira umugore wawe cyangwa se kubibwira umuntu mwashakanye. Yego rwose nyine wahuye n'izo mbogamizi, nanjye ndabyemera. Ni ibintu bibaho kuri buri muntu wese nyine ukimara kubaka urugo cyangwa se kuri buri muntu wese nyine wabaye umugabo. Nyine utangira kuvunika, utangira nyine gutekereza cyane, ndetse kandi nyine ugatangira kugira inshingano nyinshi cyane. Ariko nubwo ibyo byose ubifite cyangwa se nubwo bisori bikuri ku mutwe, nawe ujye umenya neza yuko hari ibindi byinshi nyine abavuga ati rwose nanjye nyine tuno tuntu turangora. So kubwira umugore wawe imbogamizi ugenda uhura nazo mu kugira ngo nyine wubake umuryango wawe ntabwo ari byiza. Nubwo yabikubaza rwose nimukabiganiraho umwanya munini, kubera yuko byatuma hashobora kuvukamo amakimbirane cyangwa se bigatuma nyine atangira kubona yuko uri umugabo utifitiye icyizere cy'ejo hazaza. Ikintu cya gatandatu gikomeye cyane uba ugomba kugira ibanga cyangwa se uba ugomba kugumana mu mutima wawe. Ntukakibwire umugore wawe na gatoya. Aka kantu kumve neza cyane, ntukamwereke yuko utamugira icyizere cyangwa se utamufitiye icyizere. Niba yagiye ahantu runaka ntukamwereke yuko umukeka cyangwa se nyine muri makeya utekereze yuko yabakoze ikintu kitari cyiza cyangwa se yaba yatandukiriye ku nshingano nyine zo kubaka urugo. Nyamuneka kano kantu ntugakora, bizatuma niba n'ibyo bintu atabikoraga atangira kuvuga ati nubwo ntabwo anyizera cyangwa se azabifate uko abishaka. Kwereka umugore we yuko utamwizera niryo kosa rya mbere rikomeye ushobora kumukorera. Ikintu cya kane gikomeye cyane uba ugomba kugira ibanga, ntukakibwire cyangwa se ntukacyereke umugore we nyine wa muntu wahisemo, wa muntu wifuje ko mwazakomezanya urugendo rw'ubu buzima, wa wundi wakubyariye abana, wa wundi waguhekeye, wa wundi wakubashye akemera kubana nawe igihe wamusabaga yuko mwabana. Aka kantu ukumve neza cyane, ntukamwereke yuko utakishimira imiterere yiwe cyangwa se utakishimira uko ameze. Iri ni ikosa mistake. Ntukereke umugore wawe yuko utishimira uburyo ateye cyangwa se ntukamwereke inenge afite nyuma yuko mubanye, kubera yuko urabyibuka neza ujya kumutereta mwagiranye amasezerano cyangwa
cyangwa se mwagiranaga indahiro. Rero nutangira kumwereka yuko nyine wenda adateye neza cyangwa se atagiteye neza nka mbere, atagisa neza nka mbere, bizatuma atangira gutekereza yuko ushobora kuzamuca inyuma cyangwa se ushobora kuzagira ibiki, kuzamwanga ukamusiga ukagenda. Ikindi cya kabiri gishobora kukubaho nyine wenda igihe ukomeje kugenda umwereka yuko nyine utakiri proud yiwe, akenshi bituma umugore wawe atangira kwiheba, agatangira kugira agahinda gakabije. Ikintu gikomeye cyane gishobora kumubaho, aka kantu kumviriza cyane, atangira guhinduka cyangwa se agatangira guhinduka mu buryo bw'amarangamutima, imitekerereze ndetse n'imyumvire, tudasize n'imyambarire. Nubona umugore wawe atangiye kuzajya yambara mini cyangwa se ukabona atangiye kujya yambara nyine ibintu bidafite agaciro, uzamenye neza ko buriya hari igihe uba waramweretse yuko nyine wishimira ya myambarire cyangwa se uyikunda. Kubwira umugore wawe nyine ikintu kitari cyiza nyine umubonaho, ariko mu buryo bw'imiterere cyangwa se mu buryo bw'uburanga ntabwo ari byiza, kubera yuko ujya kumuhitamo warabirebaga. Ikintu cya munaniro gikomeye cyane uba ugomba kugira ibanga cyangwa se uba ugomba kugumana umutima wawe. Aka kantu kumve neza cyane, ntukamubwire umuntu utishimira muri famiye yiwe cyangwa se umuntu udakunda mu muryango wiwe. Kano ko nagakosa gakomeye cyane abantu benshi bakunze gukora. Yego birashoboka cyane yuko wenda hari umuntu waba udakunda mu muryango wabo, ariko nyamuneka kunyine gukomeza kugenda ubimwibutsa cyangwa se ubimubwira ntabwo ari ikintu kiza na gatoya ku muntu w'umugabo cyangwa se nyine muri makeya ku muntu ushaka nyine yuko urugo rwiwe ruzaba nyabagendwa. Nyine abantu benshi bagakomeza kumugirira icyizere. Akandi kantu gakomeye cyane uba ugomba kugira ibanga cyangwa se ntukakabwire umugore wawe. Aka kantu ukumviriza cyane, kumubwira intege nke zawe. Ahangaha bituma agusuzugura, bigatuma atangira kubona yuko nta mugabo ukurimo, bigatuma atangira gutekereza yuko nyine bituma atangira kwicuza impamvu yabanye nawe, cyangwa se agatangira kubona yuko burya bwose uburyo yakubonaga, ibyo yagutekerezagaho byose yaribeshyaga. Iri ni ikosa rikomeye cyane abantu benshi bakunze gukora, ariko nyine rigira ingaruka ku rugo cyangwa se ku mitekerereze y'umugore. Ikintu cyane gikomeye cyane uba ugomba kwenda kubwira umugore we cyangwa se uba ugomba kugira ibanga ukukigumana mu mutima wawe. Ntukamubwire na gatoya ibintu bikubuza umutekano cyangwa se ntukigereranye n'abandi. Kanaka asigaye ari umukire, kanaka nyine n'umukozi, kanaka yaguze iki ngiki, kanaka ageze kuri iki ngiki. Nyamuneka ibyo ngibyo ni mistake cyangwa se ni amakosa akomeye cyane.